Sinema ni kimwe mu byinjiza amafaranga menshi cyane haba mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku isi muri rusange, by'umwihariko ku bazikina cyangwa se ku bazigiramo uruhare. Muri ino video tukaba tugiye kurebera hamwe top 10 y'abakinnyi ba sinema nyarwanda bakize cyane kurusha abandi. Aho tuza guhera ku mwanya wa 10 nk'ibisanzwe tumanuka tujya ku mwanya wa mbere, aho tuza kuhasanga umukinnyi ufite amafaranga menshi cyane ndetse n'imitungo myinshi kurusha abandi bakinnyi ba sinema nyarwanda tuzi. Tudatinze reka duhere ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turasanga Ndayizeye Emmanuel wamenyekanye ku izina rya Nick Dimpoz. Uyu akaba ari umukinnyi wa sinema nyarwanda ukomeye cyane, aho yagiye agaragara muri filimi nyinshi zitandukanye, by'umwihariko twavuga nka City Maid ariyo yatumye aba icyamamare cyane, akamenyekana ku rwego rwo hejuru kurusha uko yari asanzwe azwi. Uyu kandi uretse kuba ari umukinnyi wa sinema nyarwanda, ni n'umuhanzi afite umuyoboro wa YouTube witwa Nick Dimpoz, anyuzaho indirimbo nziza kandi zikunzwe, zaba mu njyana gakondo ndetse n'injyana zigezweho. Byatumye akomeza kwinjiza amafaranga menshi cyane bitewe no kwagura ibikorwa bitandukanye, haba kwamamariza kampani zitandukanye, zaba iz'ubucuruzi ndetse n'izikora ibikoresho by'ikoranabuhanga, ndetse anashora amafaranga mu mashuri yigisha ibijyanye n'indimi. Ibi byatumye akomeza kwinjiza imitungo myinshi cyane ndetse n'amafaranga, aho kugeza ubu afite imitungo iherwa ku gaciro kagera kuri miliyoni 400 z'amafaranga y'u Rwanda. Urumva ko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye Ndayizeye Emmanuel tuzi ku izina rya Nick Dimpoz tukamumenya nk'umukinnyi wa filime ukomeye cyane, agaragara kuri umwanya wa 10 w'abakinnyi ba sinema nyarwanda bakize cyane kurusha abandi. Tudatinze tujye ku mwanya wa 9 tuhasanga Nsabimana Eric wamenyekanye ku izina rya Dr Save. Uyu akaba nawe ari umukire cyane bitewe n'imitungo myinshi afite, yakuye mu gukina filimi cyangwa se sinema nyarwanda, aho kugeza ubu afite umuyoboro wa YouTube witwa Dr Save anyuzaho filimi zitandukanye. Ibi byatumye akomeza kwigira imitima ya benshi kandi bimufasha kwinjiza amafaranga menshi, ndetse yagura n'ibikorwa byinshi bitandukanye, aho kugeza ubu afite imitungo iherwa ku gaciro kagera kuri miliyoni 460 z'amafaranga y'u Rwanda. Urumva ko ari amafaranga menshi cyane, akaba nta mpamvu yo gushidikanya ko Dr Save yagaragara kuri umwanya wa 9 w'abakinnyi ba sinema nyarwanda bakize cyane kurusha abandi. Dukomeje ku mwanya wa 8 turasanga umunyarwandakazi witwa Mutoni Asia. Uyu akaba ari umunyarwandakazi witeje imbere binyuze mu gukina filimi ndetse no kuzishoramo amafaranga. Uretse ko ari umukinnyi kandi n'umwanditsi ukomeye cyane wa filimi, ndetse akanazishoramo amafaranga menshi, bityo akabasha kubona inyungu nyinshi kandi ihagije. Bikaba byaratumye akomeza kwagura ibikorwa byinshi bitandukanye, byaba iby'ubucuruzi ndetse n'ibindi. Yamenyekanye cyane muri filimi y'Intare y'Ingore, byatumye amenyekana cyane ku rwego rwo hejuru, akomeza kwigwizaho abafana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, bikamuhesha kwinjiza amafaranga menshi, aho kugeza ubu afite imitungo iherwa ku gaciro kagera kuri miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda. Akaba ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye Mutoni Asia agaragara kuri umwanya wa 8 w'abakinnyi ba sinema nyarwanda bakize cyane kurusha abandi mu Rwanda. Dukomeje ku mwanya wa 7 turasanga Bahuvu Jeannette. Uyu nawe akaba ari umukire cyane binyuze mu gukina sinema nyarwanda. Uretse ko ari umukinnyi wa filimi, afite n'ibindi bikorwa byinshi bitandukanye ku ruhande bimwinjiza amafaranga, twavuga nko mu gukora mu bijyanye n'ubukerarugendo, imideri ndetse n'uvugabutumwa, kuko kugeza ubu ni umubwiriza ukomeye cyane. Uyu Bahuvu Jeannette yakomeje kwinjiza amafaranga menshi cyane, bihurana n'uko umugabo we nawe afite amafaranga menshi, maze bagura ibikorwa byinshi bitandukanye birimo business ndetse no kwamamariza kampani zitandukanye z'ubucuruzi. Ibi byatumye akomeza kwigwizaho imitungo myinshi, aho kugeza ubu afite imitungo iherwa ku gaciro kagera kuri miliyoni 680 z'amafaranga y'u Rwanda. Urumva ko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye Bahuvu Jeannette nawe agaragara kuri uwo mwanya nk'umukinnyi wa filimi ukize cyane kurusha abandi mu Rwanda. Dukomeje ku mwanya wa 5 turasanga Emmanuel wamenyekanye ku izina rya Clapton Kibonke. Uyu nawe akaba ari umukire cyane, aho kugeza ubu afite channel ye yise Clapton Kibonke anyuzaho filimi zitandukanye, by'umwihariko twavuga nka filimi yitwa Umuturanyi. Uyu kandi yagiye agaragara muri filimi nyinshi zitandukanye, by'umwihariko twavuga nk'iza Seburikoko cyangwa se Papa Sava, yagiye azikinamo, bituma akomeza kwinjiza amafaranga menshi cyane bitewe n'uko afite igikundiro kandi akaba afite izina rikomeye cyane muri sinema nyarwanda. Uyu Clapton Kibonke akaba yagiye agura ibikorwa bitandukanye, ndetse byaba iby'ubucuruzi ndetse n'ibindi bitandukanye, aho kugeza ubu afite imitungo myinshi cyane iherwa ku gaciro kagera kuri miliyoni 800 z'amafaranga y'u Rwanda. Bikaba byatumye Clapton Kibonke agaragara ku mwanya wa 5 nk'umukinnyi wa sinema nyarwanda ukize cyane kurusha abandi. Ubu tugiye kujya muri top 5 cyangwa se mu bakinnyi ba sinema nyarwanda 5 bakize cyane kurusha abandi mu Rwanda. Gusa mbere yuko tubageraho, nagira ngo nkwibutse niba ari ubwa mbere cyangwa se ukaba usanzwe kuri macu ya YouTube,
ukaba utarakora subscribe ngo ufungure n'inzogera wabikora kuko ni ingenzi cyane kugira utazacikwa na video nziza z'ubutaha. Uraza kutubwira muri comment ko wabonye ino video, utubwire umukinnyi wagutunguye wabonaga ko atagaragara muri top 10 akaba yagaragayemo, ndetse utubwire n'uwo wakekaga ko yagaragaramo akaba atagaragayemo. Natsinze reka dukomeze ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu turasanga umukinnyi witwa Bijyowbijya, nawe akaba ari umukinnyi wa sinema nyarwanda ukomeye cyane, aho yagiye akina muri filime nyinshi zitandukanye ndetse na komedi zitandukanye, akina na ba Clearman ndetse na ba Dr Save. Uyu nawe yagiye yinjiza amafaranga menshi cyane, bituma yagura ibikorwa byinshi bitandukanye. Uretse kuba ari umukinnyi wa sinema nyarwanda, afite na business zitandukanye zimwinjiriza amafaranga, bikaba byaratumye Ugeri Gwari benshi tuzi ku izina rya Bijyowbijya akomeza kwagura ibikorwa bye bitandukanye kandi bimwinjiriza amafaranga, aho kugeza ubu afite imitungo myinshi cyane ibarirwa ku gaciro kagera kuri miliyoni 920 z'amafaranga y'u Rwanda. Urumva ko ari imitungo myinshi cyane, kandi nta mpamvu gushidikanya ko Bijyowbijya yagakwiye kugaragara kuri umwanya wa gatanu nk'umukinnyi wa sinema ukize cyane kurusha abandi mu Rwanda. Dukomeje ku mwanya wa kane turasanga Benimana Ramadhan wamenyekanye ku izina rya Bamenya. Uyu nawe akaba ari umukinnyi watangiye bimugoye kugeza ubwo yaje guhagarika filime ye yari yayise Bamenya series, gusa nyuma yaho yaje kuyisubukura aho byaje gukunda yiguze abafana benshi cyane bamukurikira by'umwihariko ku rubuga rwa YouTube. Ibi byatumye akomeza kwinjiza amafaranga menshi cyane ndetse no kwagura ibikorwa bitandukanye, aho kugeza ubu afite imitungo ibarirwa ku gaciro kagera kuri miliyari 1 ndetse na miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Urumva ko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byaratumye Benimana Ramadhan tuzi ku izina rya Bamenya agaragara kuri umwanya wa kane nk'umukinnyi wa sinema nyarwanda ukize cyane kurusha abandi. Dukomeje ku mwanya wa gatatu turasanga Niyonshuti Yannick wamenyekanye ku izina rya Clearman cyangwa se Daddy bitewe n'uko wowe umwita. Uyu akaba ari umukinnyi ukomeye cyane kandi ushimirwa bitewe n'uko yagize uruhare rukomeye cyane mu kuzamura bamwe muri filime nyarwanda cyangwa se muri sinema nyarwanda. Uyu nawe akaba afite imitungo myinshi cyane yakuye mu gukina filime nyarwanda ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye yagiye yagura hirya no hino bitewe n'uko yinjiza amafaranga menshi cyane binyuze mu gukina filime, aho kugeza ubu afite imitungo myinshi cyane ibarirwa ku gaciro kagera kuri miliyari 1 ndetse na miliyoni 4 z'amafaranga y'u Rwanda. Urumva ko ari amafaranga menshi cyane, akaba nta mpamvu gushidikanya ko iyi Niyonshuti Yannick tuzi ku izina rya Clearman yagakwiye kugaragara ku mwanya wa gatatu nk'umukinnyi wa sinema nyarwanda ukize cyane kurusha abandi mu Rwanda. Dukomeje ku mwanya wa gatatu turasanga umukinnyi witwa Kanyabugande Olivier wamenyekanye ku izina rya Nyakso. Uyu akaba akunze kwiyita umusamariya. Uyu nawe akaba ari umukire cyane kuko nawe yagize uruhare rukomeye cyane mu kuzamura sinema nyarwanda, kuko yazitangiye gukina komedi akiri muto cyane akiga muri segonderi, bituma akomeza kubaka izina rikomeye cyane ndetse no kwigwizaho igikundiro. Ibyo byatumye akomeza kwinjiza amafaranga menshi cyane binyuze mu gukina filime cyangwa se sinema nyarwanda, aho kugeza ubu bafite imitungo myinshi cyane ibarirwa ku gaciro kagera kuri miliyari 1 ndetse na miliyoni 6 z'amafaranga y'u Rwanda. Urumva ko ari amafaranga menshi cyane, akaba nta mpamvu gushidikanya ko Kanyabugande Olivier tuzi ku izina rya Nyakso yagakwiye kugaragara kuri umwanya wa kabiri nk'umukinnyi wa sinema nyarwanda ukize cyane kurusha abandi. Tugiye kujya ku mwanya wa mbere. Se ku mwanya wa mbere uratekereza turi wasange uwe mukinnyi wa sinema nyarwanda? Tubwiye muri comment ture ko watekerezaga ari we. Nusanga atari we tubwiye muri comment ubanaga yaza ku mwanya wa mbere. Tudatinze ku mwanya wa mbere turasanga Niyitegeka Gratien wamenyekanye ku izina rya Seburikoko cyangwa se Papa Sava. Uyu akaba ari umukinnyi ukomeye cyane afite umuyoboro wa YouTube yise Papa Sava umaze gukurikirwa n'abarenga miliyoni 1. Bivuze ko yakira igihembo cya Golden Button gihabwa ababashije kuzuza cyangwa se kurenza abasubscribers miliyoni ku rubuga rwa YouTube. Bikaba byaratumye Niyitegeka Gratien akomeza kwinjiza amafaranga menshi cyane ndetse mu gukina sinema nyarwanda yagiye yagura n'ibikorwa byinshi bitandukanye byaba ibyo kwamamaza ndetse na business ze bwite. Bikaba byaratumye agira amafaranga menshi cyane ndetse n'imitungo, aho kugeza ubu imitungo ibarirwa ku gaciro kagera kuri miliyari 1 ndetse na miliyoni 800 z'amafaranga y'u Rwanda. Urumva ko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye Niyitegeka Gratien tuzi ku izina rya Papa Sava cyangwa se Seburikoko agaragara kuri umwanya wa mbere nk'umukinnyi wa sinema nyarwanda ukize kurusha abandi mu Rwanda. Witwa ino video ndagushimiye cyane, nizeye ko wakoze subscribe ugafungura n'inzogera.